yuko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda isohoye itangazo ry'ibiciro ntarengwa ku ifu y'ibigori, umuceri n'ibirayi. Abaturage bishimiye iki cyemezo bavuga ko bagiye kubona uko bahaha. Twishimye cyane, twabyinnye, mwadukuye habi, bari twashonje inzara yari yatwishe kandi nta n'amafaranga twagiraga, tugasanga ibiri kwimana twese twabyinnye. Ni ukuri umuntu yakoraga inoti y'igihumbi akabura uko ayihahisha, ariko kuba igiciro cyagabanutse wenda umuntu azajya abona uko ahaha. Gusa abacuruzi bo bafite impungenge z'ibihombo bazagira ibicuruzwa baranguye nyuma y'iri tangazo. Umuranguye umuceri uri 27, umusango uri 20, urumva ni imbogamizi cyane twagiye duhura nazo zigaragaza ibihombo birebire cyane. Iri tangazo rivuga ko icyo cy'umuceri n'intete ngufi ari amafaranga 420, icyo cy'umuceri n'intete ndende ni amafaranga 850, ikiro cy'akawunga ni amafaranga 800, ikiro cy'ibirayi bya Kinigi ni amafaranga 460, Kirundo ni amafaranga 440. Innocent Bimenyimana, Semitoni.